Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugiye kwibukiranya kubera ko Imana ivuga ngo fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina, mwibukiranye kuko urwibutso rugira babandi bemera Imana akamaro. Abantu benshi basoma Qur'ani ariko abantu bajya bicara bagatekereza kuri Qur'ani ni bakeya, niyo mpamvu insha Allah mu masomo tuzatwibukiranya no kwibukiranya kuri Qur'ani tukayitekerezaho ndetse tukayinjiramo. Iminsi tugiye kureba isura y'114 muri Qur'ani, ni isura yitiriwe abantu. Rimwe na rimwe muri ubuzima tujya tugorwa ugasanga abantu bagiye kuguhangayikishurira bidasinziriye kubera ko wowe ntago abantu bazi, nta no gushaka kumenya icyo Allah yabavuzeho. Hari impamvu Allah yafashe isura muri Qur'ani agafata igice akakitirira abantu. Niyo mpamvu nta jambo riri muri Qur'ani ry'imfabusa. Iyi ni isura y'114 muri Qur'ani. Ni isura abantu benshi basoma kenshi, ni isura umuyisilamu byibuze agomba gusoma inshuro 3 mu gitondo, akayisoma inshuro 3 nimugoroba, akayisoma nyuma buri swala, akanayisoma agiye kuryama. Hari impamvu. Iyo tuyumvise neza yitiriwe abantu bisobanuye ko hari igisobanuro umuntu afite kirenze icyo uko twe tumubona imbere, uko tumubona yani mu maso yacu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari abo twizera badutenguha kubera ko ntabwo twashatse kumenya Imana yabaremye yabavuzeho iki. Allah atangiriye isura yishurira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, natwe ari ubutumwa bwadushuriye kubera ko ibyahawe intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ni ubutumwa nge nawe dukoresha umunsi ku munsi. Niyo mpamvu nushaka ko Qur'ani yo mu buzima bwawe ukayikoresha uzabona ibyiza. Qur'ani ntabwo yigeze ihinduka. Qur'ani yasomwaga ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ni igisomwa, ikibura nuko tuyisobanukirwa. Niyo mpamvu Allah yatubwiye ngo iki, ngo uvuge uti qul, vuga uti, nuwa ngo Allah ari gutegeka intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam uvuga uti a'udhu bi rabbin nas, mpungiye. Mbere na mbere kugira ngo uvuge ngo urahunze bisobanuye ko hari ikintu kikwirukansa cyangwa kiguteye ubwoba cyangwa kiguhangayikishije. Niyo mpamvu bi rabbin nas, Imana nyagasani w'abantu. Bisobanuye icyo bavuze ijambo rabbi. Rabbi ni ijambo rikubira hamwe Allah uwo ari we. Bisobanuye Allah niwe waremye, niwe ugutanga amafunguro n'ubeshaho, niwe urinda twese uko turi mu biremwa byose. Niyo mpamvu twatanye muri suratul Fatiha Allah atanyeho alhamdulillahi rabbil alamin. Allah niwe nyagasani. Iyo bavuze nyagasani wundi ni ukugenekereza mu Kinyarwanda, wundi ijambo rabbi risobanura ufite byose mu nshingano byawe. Bisobanuye iki? Allah avuga ngo rabbin nasi, ni Imana ifite inshingano z'abantu bose, kubagaburira, kubambika, kuryama kwabo, guhumeka, buri kintu cyose abantu bagira mu buzima ni Imana ubuhungiyeho ifite mu nshingano. Bisobanuye iki? Niba n'umuntu uguteye ubwoba nayo n'ibiguteye ubwoba urahungira ku Mana yamuremye kubera ko niyo imugenera byose, ntago icyo ashaka kugutwara ntabwo yakigukora uretse icyo Imana yakugeneye. Mpamvu iyo uhungiye ku Mana nanone ubu wemeje iki? Uwemeje ko nta bundi buhungiro nanone ukeneye kubera ko n'ubundi nyuma na nyuma uzasanga buhungiraho nabo bagaruka ku Mana. Bisobanuye ko rero duza tugenda tukagera ku Mana yo itanga byose. Malikin nas, Maliki Allah ni umwami w'abantu. Yavuze umwami batekereze gato ku cyitwa ubwami, uraza gusanga umwami ni ijambo rikoreshwa ufite ubwami. Ufite ubwami bigenda gute? Arategeka, icyo ategetse cyose kikubahirizwa. Ntabwo wabona umwami avuga ngo bajye kumuvuguruza. Niyo mpamvu yavuze ngo Allah ni umwami w'abantu, bisobanuye ko no mu bantu itegeko rye nuko nguko rikora. Ntabwo Allah ajya avuga ngo abantu bavuguruze, niwe byose biba ku itegeko rye. Yavuze ngo iyo ashaka ikintu kibara avuga ngo iki kun fayakun, ni bibe bikaba. Allah rero kuba ari umwami bisobanuye ko afite arebera buri kintu cyose gikorerwa mu bwami bwe, akaba bifiteho kontrole yuzuye, ari ubicunga byuzuye kandi bikaba ari ibye byose. Yani yabisi twiyataho twidegembyo n'abandi bidegembyo n'iki ni ya Allah. Nawe ntago uri wawe, Allah uri kiremwa cya Allah. Niyo mpamvu yavuze ngo ni umwami w'abantu. Allah niwe mwami w'ukuri. Niyo mpamvu ibindi byose uzasanga ubundi bwami bubaho bugakomera cyangwa se ibiki by'abantu biratana biba mu gihe runaka. Nushaka kuze kugenda uze kureba ababayeho muri iyi si bakabaho biyita amazina runaka n'ibindi runaka, baje kugeraho ngo igihe cyabo kirarangira. Abavandimwe uze kureba ushaka, urebe ba Hitler bayoboye isi mu gihe runaka, urebe abandi bagiye babaho. Hari abantu babayeho mu isi nyine bakabaho bafite amatitire, ariko bose igihe cyarageze bararangira. Ubwami butarangira n'ubwa Allah. Allah yariho twebwe tutariho, ariho turiho, azanaguma tutakiriho. Hagari ibyo ngibyo gusa bisobanuye iki? Niwe abo bantu kuba ari umwami wabo akaba ari n'Imana yabo. Bisobanuye ko abantu bose bagomba kugandukira Imana bakayumvira.
bagahamya ubumwe bw'Imana, bakagaragaza Imana ikwiye gushimirwa. Nuvuga ngo nyuma yo gushimira Allah ukagaragaza ibisingizo bye, ukagaragaza ko umuhungiyeho, kandi Allah itatubwira ngo iki, min sharril waswasil khannas. Allah tuba tumusaba ngo tuyinde uteza urungabangaba uhwihwisa. Shayitani ni iza mu matwi y'abantu ikabahwisamo, ikakubwira umuvandimwe wawe niki, uramuvandimwe arakwanga, mujye barakwanga, umuvandimwe waho mukorana barakwanga. Ibyo ni ibitekerezo bya Shayitani bavandimwe. Niyo mpamvu ntabwo twe tuzabihunga ngo tubishobore, kubera yuko Shayitani ntabwo wowe washobora kuyirinda. Niyo mpamvu tutatangiza izina rya Allah tukikinga kuri Allah. Shayitani nayo ni ikiremwa cyaremwe na Allah, nta kintu yagukoraho igihe cyose wahungiye kwa Allah. Niyo mpamvu Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo umwe muri mwebwe nanabuhura n'ikintu kimuteye ubwoba ajya avuga izina rya Allah, kuko iyo izina rya Allah risomwe Shayitani zirayenga zigahunga. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Shayitani iraza igahwisa mu bantu, uzasanga iyo umaze gukora icyaha Shayitani ijya ku ruhande igategura ngo inni akhafu Allahu rabbal alamin, nge ntinya Allah nyagasani ibiremwa byose. Niyo uzasanga iyo wakoze icyaha Shayitani irahunga, ugasigara uri kugira gute, uri kwishinja wumva ko ibyo wakoze atari byo. Ugasanga umuvandimwe wawe mukiye inshuti yawe, nabo mwasangiye, nabakugira neza, nabagukunda, kubera ko wagendeye ku bishuko bya Shayitani. Allah yemeje kutubwira min sharri waswasil khannas. Allah itatubwira alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ibishuko bya Shayitani izikabitera mu bituza by'abantu, ugasanga abantu barahangayitse, ntibasinzira, ubuzima ntiburi kugenda, ugasanga abantu nibatekanye, bararya ntibahaga, baragira gute, baramarana, umuntu akamaranira n'ibyo adakeneye. Allah itatubwira ngo iki, izo Shayitani ziyobya ku nzira ya Allah zigatera abantu kudatekana. Ziboneka he, minal jinnati wan nas, ziboneka mu bantu mu majini. Ngo iyo bavuze Shayatini bivuga ikiyobya ku nzira ya Allah. Niyo mpamvu umuntu wese uhisemo kumvira ikindi kintu cyose kimukora ku nzira y'Imana, icyo kintu kinjira mu cyitwa Shayatini. Ikiyobya ku nzira y'Imana cyose kinjira muri uwo muryango. Even iyo ari inshuti yawe kubwira ngo reka gusari, ubwo aba ari intumwa ya Shayitani muri ako kanya nawe, kubera ko Allah yavuze ngo minal jinnati wan nas. Hanyuma isura ni ibiki twarebaho cyangwa se n'izi nyungu zo kuyisoma. Niyo ngo cyambere no guhungira kuri Allah, ugasaba ubuhungiro kwa Allah nyagasani ibiremwa byose, uhunga ko Allah yakurinda Shayitani ziboneka mu bantu no mu majini. Ikindi cya kabiri, amashayitani twe ntabwo twashobora kuyabona, ariko Allah arebyishe n'ibigaragara. Bisobanura ko dukenera Allah kugira ngo tukaba turi kumva isura neza, turi kwisobanukirwa, tukamenya ko tugomba kugandukira Allah, hanyuma tukamuhungiraho. Ikindi ni kumenya ko Shayitani itembera mu mutima w'umuntu, ndetse igerageza buri munsi guhwisa idutakira, yani ibishuko n'ibindi, ikadukura ku nzira igorotse buri munsi. Niyo mpamvu tuba tugomba kugira ngo tuyikwepe, nuko tugaruka kwa Allah tugahungira ku muremyi, kubera ko iyo izina ry'umuremyi rivuzwe Shayitani zirahunga. Ikindi, Allah yatugerageje Shayitani yahawe ubushobozi bwo kuba yaza ikaduhwisa, ariko ntabwo Shayitani igihe cyose twebwe twafunda inzira, wenda tuzabyiga inshallah mu masomo ari imbere, tuzareba inzira zigana ku mutima. Igihe cyose twazifunze Shayitani irahwihwisa ikagenda. Ariko nutegera Allah ngo umugandukire umuhungireho, Shayitani uzayiha intebe mu buzima bwawe. Nuyiha intebe izakoshya gukora ibibi, nyuma na nyuma uzasigara wicuza. Niyo mpamvu uko wibuka Allah Shayitani irahunga, uko wibuka Allah Shayitani irahunga. Niyo mpamvu izi sura eshatu, kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas, ni sura eshatu zihambaye, kugeza aho n'umwe Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo wanda uzisoma ziramuhagije. Niyo ngo ni sura usoma gatatu mu gitondo, gatatu nimugoroba, zikaba ziguhagije, ndetse na nyuma buri swala. Ni sura usoma igihe cyose urwaye, ugahuha mu biganza, ugahanagura umubiri wose ariko kurya, warangiza Allah akaguvura ku bushake bwe. Ni sura usoma ugiye kuryama, nk'uko Imana sallallahu alaihi wasallam mugenzo yayo yabigenzaga, yasomaga yamara gusoma inshuro eshatu yarangiza igahuha mu biganza, kuri Allahu ahad, kuri a'udhu birabbil falaq na kuri a'udhu birabbin nas, hanyuma igahanagura umubiri wose. Ushaka kuzabireba bandi bajya baryamana amavunane, azakoresha izi sura cyane, arebe uburyo akura mu muti. Shaykhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah aramugira impuhwe ngo, aravuga ngo nta sura zifite ububasha mu kwirukana amarozi n'amajini n'amashayatini n'ikijisho n'izindi muri Qur'an, nta aya zaruta gusoma izi sura, surati Ikhlas, surati Falaq na surati Nas. Ni byiza kuzisomera ku byo kurya, ni byiza kuzisomera ku byo kunywa, ni byiza kuzisomera ku myambaro,
ugahuhamo umaze kuzisoma, Allah akirukanamo buri kibi cyose, kubera ko ni sura Allah yaduhishurirwa intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Izi sura ebyiri yari yarozwe, hanyuma Allah muhishurira uburyo bwo kuzikoresha, bityo utagira asobanukirwa tubaze. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi